Assalamu alaikum, Yesu ashimwe kandi Kristo Yesu akuzwe kuri mwe mwese aho muherereye hose abakurikira Bigezweho TV mwese abadukurikiye umunsi ku munsi abadukurikira kuri website yacu ni wa@bigezweho tv.com niho mugenda murira amakuru meza kandi ku gihe ndetse n'abadukurikira kuri platform zacu zitandukanye hose ni Bigezweho TV niho ugenda ubonera amakuru meza kandi ku gihe. Uyu munsi nkuko bamaze kubona kuri titre y'iki kiganiro tuye kwagezaho byinshi ku ishyamba rya Amazon. Ni byinshi bitangaje ko ino shyamba ushobora kuba utaruzi. Ni ishyamba rero rinini ku isi, abantu benshi turarizi cyangwa se dukunda kumva inkuru zisa nkaho zivuga nyine kubyira ishyamba, abantu benshi babivuga ukwabo, ariko se ubundi ino shyamba rya Amazon ubundi ni ishyamba nyabaki cyangwa se ni ishyamba bwoko ki? Byinshi bitangaje ko ino shyamba rya Amazon benshi batakubwiye cyangwa se utigeze usoma cyangwa se utigeze wumva. Ni hano kuri Bigezweho TV niho tugiye kubana muri kino kiganiro. Natinze rero iyi Amazon ubundi ni ishyamba rinini ku isi ririmo byinshi bitangaje ndetse binateye ubwoba, aho rero harimo n'undi ibiti bigenda, izo ni inkuru mugenda mwumva, hakazamo amazi ashyushye, ibikeri bibonerana n'ibindi byinshi. Ntabwo ari ibihuha, byose biri muri Amazon. Ni ibiremwa bidasanzwe kugeza ubwo ushobora kuhagira nyine ukabona ikiremwa utigeze ubona cyangwa se ikinyabuzima utigeze ubona na gato kuva aho wabereye. Umuntu yatayibaza ati se nk'ubwo uramutse ugize nk'ibyago wenda ukajogwa nko muri iryo shyamba, wabigenza ute cyangwa se byakugendekera gute? Ntabwo wakwirirwa rero ushidikanya cyangwa se ushakisha ngo uri muri gora wenda ngureba ahantu gusohokera ngo uvemo, kubera ko ni ishyamba rinini cyane. Ninkubwira ngo ni ishyamba rinini wumve ko ari ishyamba rinini, kuko ringana n'Ubwongereza ubukubye inshuro 17. Urumva ko hakuno Ubwongereza bungana, u Rwanda rwo ntabwo twakwirirwa tugereranya. None aho gukongeraho ugateranyaho nyine n'ibirwa bya Ireland. Banza ufate igihugu cy'Ubwongereza ukuntu kingana uteranyaho n'ibirwa bya Ireland, niko Amazon ingana wakubye inshuro 17 ku Bwongereza. Amazon rero ni ishyamba riherereye muri Amerika y'Amajyepfo, rikaba rikora ku bihugu 9 bya Amerika y'Amajyepfo, aribyo Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname ndetse na French Guiana. Ariko ikinini kiri kuri iri shyamba cyangwa se igice kinini kiri kuri ino shyamba giherereye mu gihugu cya Brazil. Amazon ni ishyamba ryuzuye ibiti by'inzitane byugarijwe n'umwijima ku buryo hagati mu ishyamba hahora ari ninjoro. Akaba rero abashakashatsi baragiye bavuga ko 1% byonyine by'urumuri rw'izuba ari rwo rushobora gucengera mu biti by'iryo shyamba. Iyi mvura rero guye mu ishyamba rya Amazon bifata iminota irenga 10 kugira ngo ibitonyanga bitangire gucengera bigere hasi. Sinzi n'ibyo kintu mucyumvise, ni ukuvuga ngo imvura iragwa ikanyagira igiti cyo hejuru no bigera ku giti cyo hasi hashize iminota 10. Niba nibwo igitonyanga gitangira kwikubita hasi, ni ukuvuga ngo imvura ishobora kugwa saa 3:10 uri mu ishyamba rya Amazon ugatangira kumva ko yaguye saa 3:20 kandi ikiri kugwa. Hagati rero muri Amazon hanyuramo uruzi runini cyane rwa Amazon River, ni ukuvuga ngo ni umugezi witwa Amazon River, akaba ari nawo umugezi wa kabiri ku isi w'ubuso bukaba 6400 bya kilometero n'uburebure mu mbabarire. Amazon River rero n'uruzi rufite amazi menshi cyane, akabamo n'ibiremwa byinshi bitangaje byiberamo, birimo inzoka nini cyane utigeze ubona zo mu bwoko bwa anaconda, wenda bazibonye mu mafilime atandukanye. Mu ishyamba rero rya Amazon harimo inyamaswa nyinshi zitangaje nk'umuserebanya, abashakashatsi bise Jesus lizards. Ukaba rero ufite ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi, ushobora kandi guhagarara ku maguru abiri nk'umuntu ubundi ukavuduka cyane hejuru y'amazi ukambukiranya imigezi yose kandi nta kwibira na gato, ibintu bidakorwa n'ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose hano ku isi ya rurema. Ikindi gitangaje rero nuko muri iryo shyamba ni ibikeri bifite uruhu rw'ikirahure cyangwa se uruhu rubonerana nyine, ku buryo iyo urebye icyo gikeri uhita ubona ibice biri mu nda yacyo byose kuko habonerana. Gufata nka kuri ishashi bimeze, uba uri kugenda ubona ibiri mu ishashi cyangwa se biri muri ayo mazi yo mu ishashi. Nibyo rero niko biba bimeze kuri icyo gikeri. Ubushakashatsi rero bwakozwe n'abahanga mu mwaka wa 2006 bugaragaza ko umugezi uri muri Amazon kera amazi yawo yavaga mu burasirazuba bwa Amerika y'Epfo ahagana iburengerazuba, ariko mu myaka 100 yakurikiyeho yaje guhinduka amazi akajya agenda ikinyuma kugeza ubu agenda asubira inyuma, cyo bita rewinds. Bitandukanye rero nuko Imana yari yarabiremye, ubundi ntabwo amazi ajya asubira inyuma ariko yoyo agenda asubira inyuma, cyo bita rewinds. Amazon rero kandi ifite n'indi migezi minini harimo nk'uhorana amazi aserura nkayo kwari ku bugari. Ayo mazi rero hari igihe ashyuha kugeza ku gipimo cya dogere 93, ku buryo niyo wanyura iruhande rw'umugezi utangira kubira ibyuya. Ibikeri rero, inzoka n'utundi dukoko dusuzugura iyo twinyushijemo usanga turaremba hejuru twapfuye.
mu ishyamba rero rya Amazon harimo ibiti bitangaje ku buryo bimwe bigenda ari byo bita walking palms. Ibyo biti rero ntabwo bigenda nk'abantu, ahubwo bigenda buhoro buhoro kandi mu gihe kirekire, ku buryo iyo igiti gishaka kumera imizi yacyo itangira kugenda ishakisha urumuri rw'izuba nyine mbere y'uko igiti kizamuka, ku buryo rero gishobora kuva muri metero imwe kikajya kumurera muri metero 20 zose. Ikindi rero wamenya gitangaje kuri rino shyamba rya Amazon ni uko muri Amazon huzuyemo inzoka zitwa anaconda. Izi nzoka mugiye muzizi kuko mwazumvise mu mafilime, mwazibonye amafoto atandukanye y'izi nzoka za anaconda, ngira ngo mwe muragenda munayabona amwe mo hano. Ni inzoka rero nini cyane ku isi kandi zitinyitse, bivuga ko izo nzoka zatangiye kuba ku isi mu myaka irenga 1000 yashize. Izo nzoka rero nta bumara zigira, ahubwo zitinyitse kubera imbaraga n'ubunini bwazo. Inzoka za anaconda burya ziri mu bwoko bwinshi, ikiganiro cyazo nzagenda nyikubwiraho cyane. Ndashaka gufata umwanya kugira ngo banze mabwire ku binyabuzima byinshi mu biganiro biri imbere, ntuzacikwe. Niyo mpamvu ngusaba ko wakora subscribe. Inzoka za anaconda rero ziri mu bwoko bwinshi kandi ziteye ubwoba, ariko izizwi cyane n'iz'icyatsi kibisi. Anaconda rero niyo nzoka ipima ibiro byinshi ku isi, kuko iyo ikuze ishobora gupima ibiro bisaga 250, ikagira n'uburebure bwa metero 10. Nugira ibyago rero ugahura nayo, byaba byiza wirukankiye ku butaka kuko igenda buhoro, ariko wibeshye ukajya mu mazi bizaba bikurangiranye pe. Umuvuduko rero wa anaconda mu mazi ni nk'umwambi urashwe kure, niko ishobora kuba yagenda mu mazi. Anaconda rero yikundira kurya ingurube z'ishyamba n'utundi tunyamaswa, ariko bikaba gake cyane kuko iyo nzoka nyine ry'umuntu, dore ko batanahura kenshi. Nyine iry'umuntu, ariko ntabwo nyine bapfa guhura n'abantu kenshi. Yiriye rero ikintu gigahaga imara ukwezi kose nta kindi kintu irya, kuko ifite uburyo ibika mu nda. Nukwanga iragenda karya ikintu kikazamara mu nda ukwezi kose. Inzoka ya anaconda ibona neza iyo hari umwijima ukabije, kandi izi kwihisha cyane ku buryo ishobora kwigira nk'ibuye cyangwa se umugina ukagenda ukicaraho utabizi. Ni zimwe rero mu nzoka ziboneza urubyaro, kuko zimyanya mu kwezi kwa 5 n'ukwa 6 zikabika amagi mu nda, ikabyara nyuma y'amezi 6, kandi mu buzima bwayo ibyara hagati y'abana 30 na 40. Ndacyakubwira ku ishyamba rya Amazon, aho rifite intozi zitangaje ku buryo iyo uriwe n'urutozi ugira ububabare bungana no kuraswa isasu mu kaguru, kandi izo ntozi zifite ubumara butuma ubyimba umubiri wose. Harimo kandi isamaki bita electric eel. Ni isamaki nini cyane ishobora gupima ibiro 21, ariko igitangaje isamaki iba yifitemo amashanyarazi mu ruhu rwayo. Iyo ukoze ku gice cy'umurizo cyayo ukubitwa n'umuriro udasanzwe w'amashanyarazi, kuko uba ufite volte hagati ya 300 na 350. Cyakora rero izo samaki ntabwo zishotorana cyane, ariko wenda nk'iyo hagize nk'ingona igerageje kuyirya cyangwa se kuyifataho, ihura n'ikibatsi cy'amashanyarazi igataha yimyiza. Moso muri Amazon habamo ubwatsi bwitwa Victoria Amazonica. Ni ubwatsi bunini bumeze nk'urufunguzo, akenshi usanga bureremba hejuru y'imigezi. Ibi byatsi rero kandi bishobora gukoreshwa nk'ubwato, kandi ku buryo niyo wakwicara hejuru yabwo ukomeza kureremba nta kibazo. Umugezi munini uri mu ishyamba rya Amazon, nubwo huzuyemo inzoka za anaconda, hakabamo isamaki zifite amashanyarazi n'ibindi bikoko biteye ubwoba. Hari umugabo waciye agahigo yoga mu mugezi umwe arawambuka. Uwo mugabo rero yitwa Martin Stray. Mu mwaka wa 2007 nibwo yakoze ibyo ngibyo, akora ibintu bitangaje cyane. Yidumbaguza mu mugezi wa Amazon mu minsi 66, ariko ashyirwa arangije umugezi wose. Yakoreshaga amasaha 10 ku munsi yoga agana imbere, kandi abizi neza ko habamo ibiremwa biteye ubwoba anyuramo kugeza ashoje. Isi yose ikura ingofero, birumvikana. Isi yose yakuye ingofero, birumvikana. Nubwo iryo shyamba rero riteye ubwoba, bivuga ko rituwemo n'ubwoko 400 bw'abantu baryiberamo hagati, kandi bakabona ibyo bifuza byose. Gusa bamwe nyine mu batuye muri Amazon babayeho batazi iby'iyi si dutuyemo. Ikibabaje rero nuko abashakashatsi bagaragaza ko mu myaka 40 iri imbere iryo shyamba rizaba ritagihari, kubera uburyo ikiremwa muntu cyangiza ibidukikije. Byose rero bigaragara ukurikije uburyo abantu ku isi hose barimo gutema ibiti byinshi, ariko bagatera bike cyane. Ibyo bituma rero hakekwa ko ishyamba rya Amazon rifatwa nk'ibihaha by'isi, naryo rishobora kwangizwa n'ikiremwa muntu mu myaka iri imbere, kuko 20% by'umwuka duhumeka ku isi uturuka muri Amazon, ndetse na 30% by'umwuka wanduye uva mu nganda no mu bindi bihumanya umwuka ku isi ujya muri Amazon, bigatuma abatuye isi bagira ubuzima bwiza. Reka mbashimire cyane, nge ndi Kinyafurika, bifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi no nibigezweho TV, wowe udukurikira umunsi ku munsi, wowe wamaze gukora subscribe kuri chaîne yacu, wowe udukurikira
kuri website yacu wa@tv.com munyarukire murebe hariho inkuru nziza cyane, inkuru za politike, inkuru z'ubuzima, inkuru z'imyidagaduro, inkuru zitandukanye kuri Bigezweho TV utasanga ahandi. Reka mbashimire cyane, mugire ibihe byiza, Imana ibane namwe, hasta la vista.